cyangwa umuyisilamu uwo ari we wese utabonetse ko yanditse muri icyo gitabo cy'ubugingo Bibiliya yambwiye ngo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro Imana nituganze. Ndashaka kuvugana n'abantu muri uyu mwanya wibaze ngo ese aho none nanditse muri iki gitabo Imana ituganze. Natekereje kubisabwa kugira ngo umuntu yandikwe unda kukoresheje muri bwo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. So gupfa kwandikwa gusa urabizi ko niyo mugiye kwandika muri gahunda ya Girinka umudugudu mutora abantu bakicara mu nteko y'umudugudu bakemeza ngo umuntu akwiye hari amategeko agenderwaho hari n'amabwiriza. Kwandikwa muri iki gitabo rero nasanze hari amategeko n'amabwiriza. Ikiri nabonye nuko iyo umuntu amaze kwandikwa bamuha icyangombwa. Urabizi kwese twibaruza nyuma yo kwibaruza baduhaye indangamuntu. Nimba wanditse ndaje kubwira amategeko n'amabwiriza make mu mwanya mfite nusanga warayubahirije uraba wanditse ariko ikiguhamiriza ko wanditswe nuko usanga ufite icyangombwa. Muraho Bibiliya yambwiye ngo umuntu wese hatitawe ku birapima hatitawe ku myaka maze hatitawe ku byo atunze utabonetswe muri icyo gitabo Bibiliya yambwiye ngo ako kanya kuko nta ruswa itangwayo wajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku.